twaba turi kumwe mu mwanya muri video imaze kuba yatambuka. Dore ikindi gice cyaho cya kabiri cy'uburyo ki washyiraho amafaranga maze nawe ukabatangira kuba wagura product maze nawe ugagura product y'umwaka y'iminsi 40 n'ingahe. Urimo urabona ahangaha izi product zirimo ahangaha izi product zirimo ahangaha kanze amaselecting izi product zirimo aha hose ahangaha muri hano muri taburo ahangaha izi zose zigenewe aba new members. Izi ni product zigura umuntu mushyashya uba winjiye kandi zishyura neza cyane kugira ngo ushire amakenga kankwereke uko wabikora. Kankande hano handitse view ahangaha handitse view urebe iyi ngiyi y'ibihumbi 13 urebe uko yinjiza amafaranga. Ahangaha uraza kandi hano handitse view urabona uko yinjiza amafaranga uko izakwinjiza amafaranga. Aha mbere urimo urahabona aha mbere aha na amafaranga washoye ahangaha na amafaranga uko azajya akugarukira buri munsi. Ahangaha nazajya yinjira buri munsi urimo urabibona neza cyane kandi iyi product urabona yuko izamara iminsi 30. Iminsi ingahe? Ni iminsi 30 ngiyi ahangaha. Iyi ni iminsi 30 iyi product izamara. Hano urimo urayibona hose hamwe amafaranga azaba amaze kwinjira. Dore ngaya hano ni 39 n'iyi minsi 30. uri kumva iyi product nawe utayigura ufite amafaranga wayigura wemereye kuba wabikura igihumbi kimaze kuzura kuri no product kandi ukinjira bagwa welcome bonus. uri kumva uko iyi business kuba wayicikwa yaba ari ugomba byise. Je mbagezaho inkuru mbagezaho amakuru yizewe amakuru atariho ivumbi amakuru ameze neza cyane. Giye kukwereka iyi product nanjye ndayikoresha hari kumwe product nagiye ngura n'izindi zagiye zigurwa zikanarangira bagashyiraho izindi zishyashya nazo nkagura. Ubwo rero iyi product nanjye nyimazemo igihe noneho ngiye kuba nabere ku buryo ki bashyiraho amafaranga. Gusa ngiye kugura product imara umwaka. Ngiye kukwereka amafaranga uko turi buze kuba twashyiraho. Ubwo ibiciro wagiye ubibona uko product zimara uko zimeze. Icyo urakora uraza hano ube wafungura aha hantu handitse recharge. Aha hantu uri buze kuba wakanda hano handitse recharge ugiye kuba washyiraho amafaranga. Iyi video ndi kumanajinga kugira ngo cyaza kuba ndende cyane. Gusa niba uri mushyashya ukaba ugeze kuri uyu munota kugira ngo utaza kuba wacikanwa n'amakuru menshi cyane nkufitiye, iyi channel igiye kugibagezaho ibintu byiza cyane uzanshimira. Uraza ube wahafungura. Numara kuhafungura hano rero urabona hano bari kubwira recharge. Hano urandikamo amafaranga ushaka kuba washyira watangiza kuri business yacu. Iyi business niyo yanya ugomba kuba wakora nk'uyu mwaka ugatangirana nayo. Uzareba ibyiza byayo. Ababizi banyandikire muri comment kuko nabo umva nabo ni ibanga ryabo. Buriya niba bataranaye bikubwiye baguhishe byinshi cyane. Urabona yuko hangaha amafaranga na maximum itakwiye kuba wajya hasi 13 ngaha. Niyo product ya mbere iheraho. Mbere ifunguka yari iri ku 4,000 ariko ubu byagiye zigenda zirangira bagenda bimura. Ahangaha rero tugiye kuba twaselectinga ngamo amafaranga tugiye kuba twashyiraho. Ayo mafaranga uraba yafitiye kuri mobile money. Ngewe hano kubera ari product ni product imara umwaka ngiye kuba nagura product 75,000. Uri kumva yuko abaro gushoramo agatubutse mu gihe ugafite wawe utagafite ukaba wanashoramo aya mafaranga 13 akaba ariyo watangirana uko niba utarabikora huko urimo uracikanwa. Ushaka kuba wamenya byinshi cyane unyandikire kuri iyi nimero maze umamagare nyandikira kuri iyi nimero
umamagare maze mbashe kuba nagusobanurira byimbitse iby'iyi business, maze nawe ufungure ugiremo account maze utangire gukorera amafaranga uzashimira. Hari amamemba nagiye nindizamo nyine, nuko ubu ngubu nangiye kuba nabaha nyine amakuru menshi cyane ku buryo azajya nyatambutsa kuri no channel yacu ya Smart Income. Urabona yuko member mushya yarabikuje ayayamaramo, afata n'inyungu nazazimaramo, none ari kugura n'izindi product zigiye ziriho. Uraza numara kuba wakandikamo amafaranga uze uhita ukanda hano handitse recharge. Wayibonye, uraza ukanda hano handitse recharge, hano urangiza uhita ukanda ahangaha handitse submit success. Urahita ukanda hano handitse okay, yakurikira okay. Ahangaha nyirizina nutungukira ahangaha ni ibihumbi 75 tugiye kuba twataranzagishena, urimo urabibona. Uraza ube wahita wandikamo, uhitamo ahangaha urahitamo hano. Urabona yuko baguhaye simukadi ebyiri, baguhaye n'iyi ngiyi. Ubwo uri buze wowe uhitemo iyo ushaka. Turaza duhitemo iyi kubera amafaranga niho ari buve kuri MTN. Uraza ube wayikandaho, nurangeza kuyikandaho uhite wandika nimero zayo ahangaha. Urahita wandika nimero zayo ahangaha muri kano gataburo, nurangiza uzandikemo iyo nimero igiye kuba yavaho amafaranga. 0 ntabwo urajyandika kubera yuko 0 ni umubare ni kode y'igihugu 450, ni kode y'igihugu. Urahera kuri 78 ukurikizaho n'indi mibare yawe, nta kibazo. Urahita ukurikizaho iyindi mibare yawe, numara kuba wazandikamo icyo urakora urazamura uhita ukanda hano handitse confirma. Urahita ukanda hano handitse confirma, urahita ukanda hano handitse confirma. Numara kuba wabyanditsemo neza ayare turakandaho. Ahangaha baduhaye nimero y'umuntu turahita twohereza y'umwagent. Mwibutse neza impamvu baduha nimero z'abantu duhita dushyiraho amafaranga, nuko iyi business iba iri mu madolari. Niyo mpamvu abajenti bashinzwe ivunjisha bagenda bavunjira amafaranga bakaba bayagushyira kuri account yawe ari amadolari bayahinduye. Ubwo rero hano uraza urakora screenshot. Please uzayikora screenshot kugira ngo ntagira akabazo kabaho uzahita umenya nimero yawe, nimero woherejeho aya mafaranga. Ahangaha twikorera screenshot tiba tuyisevinzemo na wamenya asigaye. Nurangiza uze uhita ukanda hano handitse hasi handitse click. Ahangaha baje baduha amazina y'aba bantu, bagiye guhita baduha amazina y'uyu mwagent uri buze kuba yadufasha mu ivunjisha. Uyu mwagent bamwita Bizimana. Ahangaha niho urakorera screenshot. Urangiza rero icyo urakora urahita ukanda hano handitse click pay. Uri buze guhita ukanda hano handitse click pay. Uraza uhite uhakandaho kurikira. Hano barahita baduha imibare, n'amafaranga yacu asigaye. Icyo turahita dukora hano turahita dukanda hano handitse call, icyo tuba twakishamo asigaye. Ubundi bwo duhite tuyemeza dushyiremo umubare w'ibanga. Nimurangiza kuba twashyiramo umubare w'ibanga twemeze, ubundi bwo aya mafaranga ahite aterasiwa bahita bayadushyira kuri account yacu. Asigaye turi buze guhita twayabona. Turaje dukanda hano, turategereza. Kandi urabona ahangaha bari kutubwira ati washyizeho ijadodiye Uwimana 79,680. Ahangaha ikiguzi 250 kirakurikizwa. Kwemeza kohereza amafaranga ku bakoresha mobile. Ahangaha ushobora kuba wahita ukanda ahangaha ukaba wamwishyura, ariko ukatubanze kumwereke icyo ugomba kubanza gukora. Urabanza urebe ko iyi nimero baguhaye hano ko ariyo
ko ariyo ahangaha twafatiye screenshot. Uri buze guhita ureba yuko hano ariyo twafatiye screenshot muri ya mafoto yacu. Hano turaba dukasarinze ibyo turebe muri ya mafoto yacu twakoze screenshot, urebe ko iyi nimero ariyo nyirizina. Iyi nimero account name ni Bizimana, ariko harahejye urabona ko baduhaye uko ukundi biba bitandukanye. Iyi nimero wowe icyo urakora ugiye kuba wayandika urebe yuko ariyo hirya hariya baguhaye woherejeho amafaranga, uri buze kuba wayandika. Nurangiza ugiye wabona gukanda hano click pay, nurangiza uhita ukanda hano hasi handitse pay, ugira urabona hano iyi nimero uko imeze. Hari ahege kwa dusanze ari 07 9 68 3 7 8. Nugera hano uze ukandemo na noya, urangiza ukore send. Hano barimo baratubwira ati shyiraho pin. Ahangaha ni amafaranga birirwa bandika, kuko ayo uba wanditse uri buze kuba arava kuri account yawe aba azwi, kuko twayanditse hajya hambere. Icyo urakora ahangaha uri buze kuba washyiramo pin yawe. Kadushyiremo pin yacu twemeze, nawe urashyiramo ahangaha pin yawe wemeze. Wibuke gukanda subscribe please, unyandikire no kuri za nimero nabahaye kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa byinshi cyane, mufashe kuba wafungura account yawe maze nawe ugatangira gukorera amafaranga. Abatarayifata muyandike ni 07 1 1 3 5 5 14. Kadushyiremo umubare tayari. Urabona yuko amafaranga aragiye ngaya hano. Wakiriye amafaranga na SMS ngiyi. Icyo urakora urabona SMS uko bimeze hano hasi. Hano baje batubwira ati twohereza amafaranga kuri Shadow Uwimana. Aha kuri iyi nimero yangiyi urimo urayibona. Wowe icyo urakora urahita uza uhite ukopiya iyi nuza, uri buze kuba wayikopiya, nurangiza ube wayisevinga ahantu runaka kugira ngo ubashe kuba wakurikirana umutekano w'amafaranga yawe umuntu wagiyeho, cyangwa se unafate na screenshot nta kibazo. Nurangiza wigendere muri ya account yawe wigarurire inyuma. Hano ndi kubereka uburyo ki watransfer amafaranga maze ukabasha kuba wagura product. Iyi video rero kugira ngo itaza kuba yaba ndende cyane, tugiye kuba twashyigikira ahangaha gusa. Niba umaze kuba wakongera amafaranga wayohereje kuri uyu muntu, icyo urakora ugiye guhita ugarura inyuma. Uyu mwaje niwe wayamuhereje, urahita ugarura inyuma. Hasigaye turebe ko kuri account yacu ariho. Hasigaye uragarura inyuma ngaho amafaranga twa transfer. Hasigaye nurangiza wigarurire inyuma. Hano urahita uza muri account yawe, hasi ukanda hano handitse cyangwa uhita uza hano ku ruhande handitse mi. Ahangaha mu kaguni ko hasi k'iburyo uraduga kandeho. Nurangiza kugakandaho urabona amafaranga yacu tayari aba ari automatic ahise ageraho. Singaya niyo yandi nohereze kuri wa wundi ariyo ya SMS naberetse aha hejuru bari barimo bohereza. Urabona yuko amafaranga yacu aka kanya ahise ageraho, urimo urabibona. Icyo tugiye kuba twakora noneho, ahangaha kambasobanurire muri makeya. Ahangaha amafaranga aba yinjiye ku munsi. Ahangaha ni balance aba yinjiye ku munsi. Aya hose hamwe, aha hejuru hose hamwe, aha hejuru aha ni igiteranyo cy'amafaranga yose cyo kuri iyi account yawe.
iyi account yawe bifite na nimero yawe nyine urimo urayibona hejuru. Iki ni ikirango cy'amafaranga yose cya product waguze, noneho hiyongereyeho ayangaya. Niyo mpamvu rero niba hiyongereyeho 75 nabyo nitugura product nayo arahitaza yongereho hano hejuru. Aha hasi rero, aha hasi nzabasobanurira akantu ku kandi nitonze, nzafata umwanya, ariko wibuke gukanda subscribe. Tugiye noneho mu yindi video, tugiye guhita mbereka uburyo ki wagura product amafaranga yacu agezeho. Tugiye kuba twarebera hamwe uko wagura product maze nawe ukabasha kuba wakinjiza amafaranga yawe. Tugiye kugura product izamara umwaka, izimara iminsi mike nazo zirahari, izimara igihe gito nazo zirahari. Ubwo rero ngiye kuba nabereka uko watransfer, uko wagura product. Gusa kurikirana akantu ku kandi. Ngiye kuba nabereka uko wagura iyo product mu yindi video. Ibuka gukanda like, ukande share, abandi nabo babashe kuba basobanukirwa iby'iyi product, iby'iyi business.